ibiro bitatu. Amagare na moto ziri kunyura uko ndagenda neza. Tugenda gakeya. Nundi nakuntu ari kubona umukinyabiziga cyitwara uyu muntu uko mureba afite ibiro bingana n'ibyi ipusi y'ingumba ako tugenda ariko none kiri umugore nubwo namuzi ikinyabiziga cyitwara ari ngo mu mbere twagiye arajya he twagiye ni isi ibihumbi bitatu twagiye bitanu nyine ese ko ari iyi mati nk'amazi ariko nabona kwishyura kuri phone shyira kuri phone nayigira nayigira genda wicare nabi bagutwara genda wicare uretse kamanzi nka Briton kapta Tiyotye genda wicare manda genda wicare hari ibisi oya nari kasundi ahundi ari buyambi araguhana ari bari ku wihuta yakiriye ku kazi yakira ku kazi ubundi so wamugumanye ubona wihuta sinjiro se madamu yagenda pe kandi nshaka uburyo nanye mbe nitembe Got a little bit of gasoline. Welcome to another crowd. uhita uhubuka cyinshi cyo kubwira ngo cyangwa ukura usangura karakabwa kakagaruka wagiye ukantwara aha niho bita kuri ruhekura uwageze wese atagiye n'amaguru yaba ari mu modoka yaba ari mu ndege avaho hano akagenda n'amaguru bamenye ko ndakari bukwishyura eziri ako se bro we bitabyaho icyo ntabwo wabyumvishe wowe hano umuntu azabona ubutunzi gute utaje ngo tugende akoze marko numva umamagara ntabwo wabonye ko nashoje kwitegura nyine twicomokera ariko se ubundi ugiye twapanze imipangu ukaza tugapanga imipangu hakiri kare vo hano twanze gapanga ubundi buri mu biti hari ibintu bari kwita wikumva gucururiza online uri ko ni ibintu naraye nsomye kuri internet ariko umuntu abikwiza ibyo bintu uri kumva ibyo bintu hari abantu nyine uvuga ngo ukavuga ngo niyo muzajya muzana ibicuruzwa byanyu tuzajya tubarangurira ducururize online kumva ibintu bita nyine amagroupe yo ku ma WhatsApp online uri kumva tukababwira ati rero umushinga wacu tugomba gushoramo amamiliyari rero uri kumva dutangirire hehe hariya muri cya cross rijyambarara uri kumva neza tuhatangirire kandi hari ahantu iyo hahagaze ukamera nyine nk'umuntu uri ku kazi nyine ugahagarara abantu batambutse ukabashishikariza ibyo uri gukora uri kumva urabizi neza ubundi wafunze ishati neza urabona utanse funga ishati neza nyine tugende ariko ngiye ndafata amafaranga funga nyine tugende ufunga ntacyo bitwara Got a little bit of gasoline. ariko nawe ni ukuri ubu uri kunse bodaboda se n'amafaranga none se urabona umuntu uraducaho wambaye ibyo ndibivuge bodaboda zirabivuga okay nta kibazo tugenda ariko uretse
rero reka duhere muri rakoni tugere twafungire feri ntituhave Mbashaka kadamu ubundi kana akagari kawe kameze nk'ikibiriti ubundi bakanwaragaho amenya igari kanje gaburira umugore n'abana ahubwo reka nkwereke jya mu mugongo tugere jya vuba yarara nibi by'abanyonzi cyangukira mu mugongo gira vuba ahubwo mereza yanjye nigendera gira vuba yamereza va twagira hano yamereza gira vuba ivana mereza yanjye uzi ko ndi kwahagira wagira ngo niwe minga n'ibihumbi 5 gashyiraho n'igihumbi cy'umugongo nako ibindi 5 by'umugongo si wowe amafaranga yose kubona ndi butegereje iki umugongo so iyi yari matera mereza ishyura gira vuba nureba ahubwo agashyizaho n'igihumbi cy'umusururu giyujya nenda ndeko nagukira ejo nzaze kugutwara ahangaha tugiye guhagarara hano 35 nta muntu turabona batadutaha umusitari nawe Bose iminota tubaze duhagaze aha 29 harura amasegonda ngo iminota 30 yuzuye bedacitse ngiye kubago kuri noheri meze tuzegeranye nari ku muntu abaza kubwira tuza aho baye umukire muri rw'inkwa umukire yarabirose aho tuza dore mubwire miliyoni urayifite miliyoni yiki nyumvira bya bine navuga kandi wasanga ugiye kwigira injiji mubwire nagajya bimenye twana kuri gukina ari miliyoni 3 wese kwa miliyoni kimwe ubu twebwe baturokirise nk'abantu bagize bate bagomba guhagararira abandi bakire mu Rwanda mu Rwanda uri kumva ubu turabakire ba mbere no baduhagaritse hano ngo tubanze tubaza abantu bashaka gucururiza onorayini no naje uri ko baza uri biyanje ko tarabyo onorayini uri kumva nanjye ngiye kujya ariko reba ibiromba ahantu hose ndatatse ni ibintu byo gucuruza onorayini kuri internet ni ibihumbi ni miliyoni uri kumva twakwabariye we twabonye wenda bidashobotse ufitemo n'akamuna ibihumbi 500 urayafite ku bandi 500 ni ibiceri cyangwa ni none ibihumbi 500 kwaje ariko rero nagutafite basiga akakantu ejo kazaza kwiyandikisha ejo wazaza kwiyandikisha ukazaba umukire ahubwo agize abandi mbonera wababwira nyaruka ejo uzaze kwiyandikisha we ibintu mba nkubwira njye mba ndiseri ndabibona reka dutegereze abandi darese kandi ariko none se man urabona uramukira none se man turamuhera he noneho we turamuhera he amba ko twigize danye siko namakuru ufise ariko nta kibazo uri kumva twambaye n'ubundi nk'abantu ba VIP ubwo ndi kuri boda yanjye aya ntakaraba bireba mani turahagarara ceceke reka duceceke nta kibazo cyane mukomere Bose ariko hano hari imishinga yunguka iyo mishinga sanyu ni mukomere ahagaha rero twashyizwe n'ishami ryitwa ki onorayini turi kubarura abantu n'ibintu batunze tukazajya bacururiza hehe onorayini kumva noneho z'ubwo iyo job yanyu irenze kuba nkoresha hariya mu gishanga mu gishanga se by'ibishanga biravunanye reka byabo gukorera mu gishanga se no gucuriza onorayini ubu miliyoni 3 konyine zonye 3 kubarura tukagushyira ku rutonde biragoranye kujya guhinga mu gishanga witaba amaguru mujandika mu mazi muntu w'umukire mbona ubuke ibintu
tugushyire onorayini ariko nanjye n'ubundi nsanzwe mfite amafaranga ahubwo ayo ngayo yazane tuyahereho ariko ntabwo wambonye neza ntabwo uri kurambona nanjye ndi umumere wakunguka miliyoni 15 telefone ntabwo wakongera gutunga telefone nk'iyi wowe nimba hari ibyo ufite wasigamo ingwate ayo mafaranga utagena nta kibazo gukunda bifite ibi ngibi urabisiga byose kandi nibagiwe kare kuzana nta kibazo uba tujye kukwandika turakugira nka chef se icyicaro cyacu kiba hano ntabwo tujya tuva hano n'icyicaro cyacu giherereye umunsi ku munsi wadusanga hano bari inyungu nacu inyungu irimo ni ukuri bose inyungu irimo tuba turwaye na 078 ariko nta kibazo tuba turi ngaho sibyo ejo uzahagera duta tukubarura nta kibazo smartphone noneho reka mubwire ba bana noneho bavugaga batarabona wabonye cyangwe wakibonye reba rinete urebe agafone njye kwamagara sibyo twagiye ese mamene no madamu aragizwa n'iki kumu ngiye guke